Yes, ni kuri uyu wa kane Werurwe 2024 nibwo Ubushinjacyaha bwahaye abacamanza mu Rugereko rwihariye rw'Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwa Nyanza amashusho ya Hakuzimana Rashid buhamya ko apfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hakuzimana yamenyekanye ku rubuga rwa YouTube ubwo yanyuzagaho ibyo yise ibitekerezo n'ubusesenguzi bya politiki. Icyo gihe yasobanuraga ko ari umunyapolitike wigenga. Muri aya mashusho yavugaga ku mateka yaranze u Rwanda by'umwihariko aya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Urwego rw'Ubugenzacyaha rwamutumijeho muri Nzeri 2021 rumumenyesha ko ibyo yakoraga bigize icyaha. Yakomeje ibiganiro yatambutsaga ku miyoboro itandukanye y'uru rubuga nkoranyambaga, akomeza umurongo yagenderagaho mbere yo kwihanangirizwa n'Ubugenzacyaha. Mu mwaka w'2021 Hakuzimana yatawe muri yombi. Urwego rw'Ubugenzacyaha rusobanura ko rumukurikiranyeho icyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi no gukwirakwiza ibihuha bigamije amacakubiri. Ubushinjacyaha kuri uyu wa 14 Werurwe 2024 bwagaragarije abacamanza ibimenyetso bushingiraho buhamya ko Hakuzimana yakoze ibi byaha. Ni amashusho yumvikana agaragaza ko mu Rwanda habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi n'Abahutu. Muri ibi bimenyetso by'amashusho byatambutse kuri urubuga nkoranyambaga, Hakuzimana yumvikana yifuza ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi byavaho cyangwa se hakajya hibukwa Abatutsi n'Abahutu bishwe mu gihe cya Jenoside. Hakuzimana yasobanuye ko atakoze ibyaha ahubwo ko ari ibitekerezo bya politike yatangaga. Yanavuze ko ari umunyamakuru utarabigize umwuga, bityo ibyo yakoze ngo byagakemuriwe mu rwego rw'abanyamakuru b'igenzura rwitwa RMC. Uru rubanza ruzakomeza rero ku itariki 25 Ukwakira umwaka w'2024 nibwo Hakuzimana azabatanga ibimenyetso nawe bimushinjura. Urugereko rw'Urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje urubanza rwa Hakuzimana Rashid. Uyu aregwa ibyaha 4 birimo guhakana no gupfobya Jenoside. Ubushinjacyaha bwashoje gusobanura ibyaha bimukurikiranweho no kubitangira ibimenyetso byiganjemo video yashize ku mbuga za YouTube ashinjwa ko ziganjemo amagambo apfobya Jenoside kandi agamije gucamo ibice Abanyarwanda. Uregwa ahakana ibyaha aregwa akavuga ko abuzwa ahubwo gutanga ibitekerezo bye bya politike. Mu byaha Rashid Hakuzimana yarezwe kandi agashinjwa mu rukiko harimo amagambo yagiye atangaza mu biganiro bitandukanye yakoreye kuri YouTube bivuga kuri politike y'u Rwanda, ibibazo bya Jenoside cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Kuri uyu wa kane rero Ubushinjacyaha bwerekanye video zitandukanye za bimwe mu biganiro ushinjwa yagiye akora nka bimwe mu bimenyetso bigize ibyaha ashinjwa birimo guhakana no gupfobya Jenoside no gukwirakwiza ibihuha bigamije gucamo Abanyarwanda ibice. Umushinjacyaha agaragaza ko muri izo video harimo amagambo Rashid yumvikanisha ko mu Rwanda habayeho Jenoside ebyiri, yakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu, aho yavuze ko kwibuka Jenoside byavaho cyangwa se bigahindurirwa uburyo bikorwamo ngo kuko n'Abahutu bakwiye kujya bibuka ababo nabo bapfuye. Uregwa avuga ko hari umunyapolitike n'umunyamakuru utarabigize umwuga, akanahakana ibi byaha. Akavuga ko abo yabikoreye bagombaga guhabwa umwanya wo gusubiza binyuze kuri YouTube ye.
byananirana bigashyikirizwa urwego rw'abanyamakuru rukabigenzura. Umushinjacyaha yarangije gusobanura ibirego bye no kwerekana ibimenyetso bigize ibyo byaha. Hasigaye rero ko Rashid Hakuzimana atangira kwiregura. Rashid yashinje umuyobozi wa gereza afungiyemo ya Nyarugenge ko yitwara nk'uwamaze kumukatira kandi urubanza rwe rutaratangira. Ati inyandiko zose nanditse zerekeranye n'urubanza rwanjye ubuyobozi bwa gereza burazifatira ntibuzinsubize. Umucamanza amwemerera kuvugana n'ubuyobozi bwa gereza. Mu rukiko Rashid yahaye umwanditsi warwo greffier ibyo yise ibimenyetso by'urubanza rwe bigizwe n'impapuro 17 avuga ko yandikiye mu rukiko mu kwirinda ko nk'uko yabivuze zaburirwa irengero mu gihe yazandikira muri gereza. Urukiko rwategetse ko Rashid Hakuzimana azatangira kwisobanura ku byaha ashinjwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane.